uyu mutipe ngo ni Bosco rwose ararenze uburyo ahindagura indirimbo vuba, uburyo ahita agira igitekerezo, uburyo nyine ahita agiye ahura n'ibyo ari kuririmba amahanga agahita ashakisha melodi. Gusa hari n'ahantu abantu bagiye bamubaza bati ngo duhe indirimbo, agahita ayikora direct y'umuntu, tuvuge nk'umuntu umuhaye gift, impano idasanzwe. Abantu bagiye baza bagahita bandika indirimbo, bagahita bagahindura, agahita avuga indirimbo, avuga ukuntu yanditse izina riba ari Katerina, agenda asobanura indirimbo nyinshi cyane yagiye akora, avuga indirimbo afite muri studio. Abantu bose nyine bari batangaye bumvira ko ahubwo sinzi iyo wumvishe indirimbo ze yakoze muri studio ntabwo ziba ari nziza nk'iyo ari kuririmba live. ubwo nigeze kumwumva kera Akinzeye Imana yamutumiye kuri televiziyo y'igihugu, ari kera ataraba umuhanzi ukomeye, wumva ari umuhanzi kuririmba byiza cyane, usagira akantu ariko abandi baragakunda, ariko sinadefu kuko abanyamuziki benshi bakunda guhindagurishwa, ariko muri rusange mu by'ukuri uyu mutipe umuziki wumva pe, kuko afite ukuntu aririmba indirimbo abantu bose bakumva bagize emotions, kuko agenda ahindagura akajyana vuba vuba. Bano za cover song ariko kumva bakoresha amanota amwe, ku buryo nyine nta muntu ubikunda, gusa we afite umwihariko, afite ukuntu akora ibintu ugahita wumva biraryoshye, ugahita wumva umuziki umeze neza, ugahita wumva ari ibintu umuntu yakurikira umunsi wose cyangwa icyumweru, kuko acuranze umwanya munini hafi y'amasaha 3 kandi abantu batararambirwa ngo bagende hatavuyeho n'umuntu n'umwe, ko bari bose bari kureba ari gucuranga. Ubundi urabizi ko akagitari kawe gashobora kuba karaparticipatinze mu bintu byo guteretana, ntubeshye, kubera ko baramusireje gashobora aricyo yateretesheje umugore, ngo kubera yuko ikintu ugenda avuga cyane ndabesha cyane, urumva, ariko nshobora kubesha umukobwa akemera ibintu avuga, ariko ndabizi ko akagitari kawe buriya waragakoresheje mu gutereta. Ufite ibintu bitandukanye niyo kimwe cyavamo gituma abantu bagukunda, ariko kiba ari kimwe mu kugeza nacyo ni igisubizo cyiza. Yavuze ati niba umugore wanjye yankundiye kuba nzi kuririmba no gucuranga, nabyo ni kimwe mu kuvuga ko bagukundiye gucuranga n'ibindi byinshi. Nyine haza kuza abantu benshi Abarundi bamusaba kuririmba indirimbo z'i Burundi. Ase wowe uzajya uza hano uvuga abantu neza, nta muntu ushakisha ngo ni kubaga ari nijoro ryabaye ryiza ku bantu bakora iki gitaramo cy'umuntu waretse tukakibaga cyane mu buryo rwose butagoranye, ntukishamo ukanabaga. Abantu bagiye baza bagahita bandika indirimbo, agahita yiririmba, ukuntu mumeze, ukuntu muri babiri hano mukunda kumva, ukuntu rwose rumba avuga ukuntu yanditse za bari Katerina. Ejo uri sinakubwiye umuntu ukamuyoberwa indirimbo nyinshi cyane yagiye akora, avuga indirimbo afite muri studio. Reka mbabarira njyewe ibi bintu ushaka kumvugisha njyewe ntabwo ugira amabanga bahangaye bage dumva mbabwira ibintu bye cyangwa mubaze muri comment yabimbwiye, ahubwo sinzi iyo wumvishe indirimbo ze yakoze muri studio ntabwo ziba ari nziza nk'iyo ari kuririmba live.
nagira ishati kuva nanjye kera Rakinze Imana yamutumiye kuri televiziyo y'igihugu hari kera ataraba umuhanzi ukomeye iki kiri umunani nje kukubaga utabazweho ntabazweho uzi kuririmba nawe ari neza cyane gusa agira akantu ko kandi ase rero nuko gikunda kumbaga kandi njye navuga akagambo kamwe kigaye kuko numbage abanyamuziki benshi mvuga akagambo kamwe gatangira kurira uri mutipe umuziki niyo abantu bari barasaba ubigenza ute kandi bahisabye kuva kera indirimbo abantu bose bakumva bagize baracyari providinga kuko agenda ahindagura amanuza gift gitare ayijyana ubu tugeze kuri gift amakoinzi 16 and everybody thank you so much guys that has been gifting Neo Bosco guys you are so kind Neo Bosco deserves everything guys like murakoze cyane gusa we afite Imana ibasubirizaho muba mukuye turakomeza gutarama kandi please mukomeze muhe Neo Bosco ndabinginze ugahita wumva ari ibintu kuva naho mu buzima bwanjye bano bantu bararenze umunsi wose cyangwa icyuma abantu 500 dukurikije n'abantu 538 tapsi zacu ziri 100 likes 120 guys mukomeze tapping screen sharing live dukomeze na Neo Bosco ubundi nimumva nsereje Neo Bosco ndabizi ko muri abafana be ni murakare nuko ngewe na Neo Bosco tubayeho aranserereza kurusha uko muserereza banamuserereje ngashobora kuba ari cyo yatekereje ngo kubera yuko nta kindi kintu yari muserereza nibarakoze nawe uranserereza ariko nawe asubiza avuga yuko we n'ubundi wariserereje ndetse n'ubundi wambwiye ngo nago ngo nago mujye ugira wenyine nako mujye ugira wenyine kandi ibyo bintu nago uzi ko umva indirimbo y'abarundi bagukunda ariko kiba ari kimwe mu bikugize y'abarundi ariko itwiga nacyo ni igisubizo cyiza yavuze ati niba umugore wanjye yarankundiye kuba nzi kuririmba no gucuranga nabyo ni kimwe mu bingize nyine haza kuza abantu benshi abarundi bamusaba kuririmba indirimbo z'Iburundi mbega njye numvisha ari ibintu byiza ari n'ijoro ryabaye ryiza ku bantu bari kumukurikirana nko gukurikira igitaramo cy'umuntu mu buryo rwose butagoranye niko nabibonye abantu baza bagahita bandika indirimbo bagahita indirimba bagahindura agahita avuga indirimbo avuga ukuntu yanditse izina niba ari Katerina agenda asobanura indirimbo nyinshi cyane yagiye akora avuga indirimbo afite muri studio abantu bose nyine bari batangaye bombi bape ahubwo sinzi iyo wumvishe indirimbo ze yakoze muri studio ntabwo ziba ari nziza nk'iyo ari kuririmba live kuko nigeze kumva kera Rakinze Imana yamutumiye kuri televiziyo y'igihugu hari kera ataraba umuhanzi ukomeye urumva ari umuntu uzi kuririmba byiza cyane gusa agira akantu ko hogoza cyane njye ntakunda wenda ariko abandi baragakunda ariko sinadefu kuko abanyamuziki benshi bakunda guhindagura ijwi ariko muri rusange mu by'ukuri umuziki arawumva pe uko afite ukuntu aririmba indirimbo abantu bose bakumva bagize emotions kuko agenda ahindagura ayijyana vuba vuba nyine hari abantu bakora bano kaza kava song ariko kumva bakoresha nk'amanota amwe ku buryo nyine nta muntu ubikunda gusa we afite umwihariko akunda ibintu ugahita wumva biraryoshye ugahita wumva umuziki umeze neza
ugahita wumva ari nk'umuntu yakurikira umunsi wose cyangwa icyumweru, kuko acuranze umwanya munini hafi nk'amasaha nk'atatu, kandi abantu bataranambirwa ngo bagende hatavuyeho n'umuntu n'umwe, ko bari bose bari kureba ari gucuranga. Ubundi ntekereza ko indirimbo nyinshi bakora abahanzi ko ari uzikora, kubera ko ntabwo ushobora kujya i Burundi ukava utaririmbye Kidumu yatetesheje umugore ngo kubera yuko nta kindi kintu umuteretesha, ariko nawe asubiza avuga yuko akenshi iyo ufite ibintu bitandukanye niyo kimwe cyavamo igituma abantu bagukunda, ariko kiba ari kimwe mu bikugize. Nacyo ni igisubizo cyiza. Yavuze ati niba umugore wanjye yarankundiye kuba nzi kuririmba no gucuranga, nabyo ni kimwe mu bingize. Nyine haza kuza abantu benshi Abarundi bamusaba kuririmba indirimbo z'i Burundi. Mbega njyewe numvisha ari ibintu byiza, ari n'ijoro ryabaye ryiza ku bantu gukurikira igitaramo cy'umuntu mu buryo rwose butagoranye. Abarundi bishimye gift barimo barazimera nk'impuza bandika indirimbo, nudakubita Kidumu nanjye ndahita afunga, bagahindura agahita avuga indirimbo, avuga ukuntu yanditse za izina niba ari Katerina, agenda asobanura indirimbo nyinshi cyane yagiye akora, afite muri studio. Abantu bose nyine bari batangaye bumiwe pe. narasenze Imana mfukamye, ahubwo sinzi iyo wumvishe indirimbo ze yakoze muri studio ntabwo ziba ari nziza nk'iyo ari kuririmba live. ubwo nigeze kumwumva kera Nzeyimana yamutumiye kuri televiziyo y'igihugu, hari kera ataraba umuhanzi ukomeye, wumva ari umuhanzi kuririmba byiza cyane, gusa agira akantu ko kubaza cyane akunda wenda, ariko abandi baragakunda, ariko sinadefu kuko abanyamuziki benshi bakunda guhindagura ijwi, ariko muri rusange barayizi. Genda komeza tipe umuziki arawumva pe.